byose avuga ko nyine ibyo yakoze byose ubundi yabitewe na Yago. Yabitewe na Yago. Fata ku mavuta ibyo yakoze byose avuga ko yabitewe na Yago, nyuma yuko umunyamakuru Yago ngo yakoraga ibiganiro bihembera amacakubiri, ahubwo Fata araza aravuga ati Slim Jesus. Mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye basombifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Hano twari turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twaje mu rubanza rwa Fata ku mavuta, aho yarari kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Urubanza rwa Fata ku mavuta navuga ko ari urubanza rwatinze cyane, rwamaze nyine amasaha atari makeya, aho Fata ku mavuta we yaje kuba n'ubundi yasaba umwanya uhagije mu byara arimo. Fata ku mavuta rero mu bintu yemeye ko yakoresheje itangazamakuru, yemeye ko nyine yakoze itangazamakuru, akaba yarakoze ibiganiro, akaba nawe hari amagambo yagiye avuga nyine atari meza, ariko anayemeza ko hari ibibazo yagiye agirana n'abahanzi batandukanye, yaba n'abamureze nyuma, ariko akagenda biyunga basabana imbabazi. Rero Fata ku mavuta bimwe mu bintu byaranze urubanza, yavuze ko yarezwe, ariko akavuga ko we ku giti cye abona ko abahanzi atari bo bamureza, ahubwo ari RIB iri kugenda ibishyiramo imbaraga cyane. Ndetse kandi ku bijyanye n'ibiyobyabwenge bamusanzemo 198, akaza kuba yavuga ko rwose nta biyobyabwenge, nta kiyobyabwenge akoresha, nta n'ikiyobyabwenge yigeze mu buzima bwe. Rero Fata ku mavuta rero iwe yavuze ko bimwe mu byatumye ashaka gusubika urubanza, cyangwa byatumye asubika urubanza ubushize, nuko bamutegetse we ashaka kuza yambaye kositime na karuvati, ariko nyine baramwangira bamubwira ati ntabwo ugomba kwambara kositime, ntabwo ugomba kuza, ngo bamubwiye ko agomba kuza ngo yambaye ikabutura ngo n'ishati icitse, nyine yambaye nabi. Ariko Fata ku mavuta biza kurangira ku bw'amahirwe ngo hari umuvuganiye ngo aza yambaye bigerageje, ariko yashaka kuza mu rubanza yambaye kositime ndetse na karuvati. Bamutegeka ahubwo kutambara ikote, aza yambariye bisanzwe. Muraza kubona mu mashusho, murabona kano ka video uburyo yari yambaye. Rero yaje no kuba atanga urugero rwa sandari, avuga ati iyi sandari, amanika sandari yari yambaye, avuga ati iyi nkweto nambaye nanjye ubwanjye sinzi na nyirayo, sinzi na nyirayo, niyo banegetse kwambara. Arangije kandi avuga ko nyine ibyo bamwambitse byose n'ubundi nabibabwiye ko atari ko yabishakaga. So we noneho Fata akomeza avuga ko ubuyobozi ndetse na RIB ari bo bonyine bamukurikiranye, ahubwo atigeze akurikiranwa na rimwe na bano bantu bandi batandukanye, atigeze akurikiranwa n'abo bahanzi bagiye bamurega n'ibyo birego bigiye bitandukanye. Rero Fata ku mavuta yavuze nyuma yuko nanone yavuze ko byose yabivuze nyuma yuko umunyamakuru Yago byose avuga ko nyine ibyo yakoze byose ubundi yabitewe na Yago. Yabitewe na Yago. Fata ku mavuta ibyo yakoze byose avuga ko yabitewe na Yago, nyuma yuko umunyamakuru Yago ngo yakoraga ibiganiro bihembera amacakubiri, ahubwo Fata araza aravuga ati ni gute RIB mutafata umuntu nk'uyu, ni gute mudafata Yago? Avuga ati ngewe RIB nimuzongeye kumpamagara mu gihe mutarafata Yago, nimba Yago aza akavuga ibintu nk'ibi, ngenda ndahiye ko nazigera nitaba RIB. Bavuga ko byose rero yabivuze kubera ko umunyamakuru Yago ari we wari umaze igihe hafi ibyumweru 2 arimo arakoresha amagambo yiganjemo ibintu harya babyita ngo ikibino biboro by'amacakubiri, yiganjemo ibintu by'amacakubiri. Rero yakomeje avuga ko rero yagiye Fata ku mavuta yafashe igihe kinini cyane asobanura ibintu byinshi bijyanye n'ibirego yagiye aregwa muri RIB bitandukanye. Ndetse kandi ubwo urumva yavuze ko ibyo yabivuze kubera Yago. Anavuga ko hari n'ikirego kigeze kuvuga kijyanye na Ariya Kuru ngo yigeze kuza kurega Fata ku mavuta amushinja ko yavuze ngo aratwite, ariko mu gihe yavuze ko atwite kandi akaza kumurega avuga ngo ni gute yatangaje ko atwite, akaza kumurega atwite, bikaza kuvuga wakagomeza kumvikanisha ko yavugaga amakuru ya cyangwa se amakuru ajyanye n'ibintu bihari, ahubwo abantu nibahuza bitewe n'imitekerereze yiwe. Rero Fata ku mavuta anagaruka kuwo Bitanopcha nawe avuga ko ngo ari mu bamureze, ari mu bafite ibirego byiwe. Ndakeka kamerabani
Yes, fata ku mavuta rero yahise agaruka no kuwa bita Nopcha, avuga ko bita Nopcha yigiye fata ku mavuta yigeze gukora ikiganiro agaragaza ko bita Nopcha yambuye landlord wiwe aho yakoreraga mu nce za iriya radio aho yakoreraga, avuga ko Nopcha yambuye landlord wiwe ariko akamujyana amategeko, nyuma bikaza no kugaragara ko ibyo yavugaga ngo byari byo kandi koko ngo yari yarambuye landlord we. Turakomeza rero, byinshi byagiye biranga runo rubanza. Umunyamakuru hano we yafata yongera arabaza ati ni we bubasha umunyamakuru witwa Yago afite nuwe bushobozi afite bumuha kumara ibyumweru bibiri avuga ibiganiro by'amacakubiri. Ibyo rero ngo yabikoze arimo bira byose yabikoze arimo arakora ubuvugizi, arimo avuga ati ni kuki Yago ashobora gukora ibintu nk'ibi. Akomeza avuga ibintu byinshi bitandukanye, avuga ko nyine RIB ngo igira ubusumbane, avuga ko ari ubusumbane bwabaye bwatumye uwo bita uwo bita fata ku mavuta afatwa mu gihe ibyo yavuze hari abandi bavuze ibirenze ibyiwe. Ubwo urumva ko yavuga nimba Yago ngo yarazaga akabivuga ariko we akabivuga bakamufata. Avuga ko we bakoresheje ubusumbane cyangwa se bakoresheje kubera we bakarangira we bamufashe, ndetse kandi anavuga ko ikintu cyamubabaje cyane ari ukuba wo bita Murangira BTR yaramuhaye last warning, akaza kuri radio akavuga ngo fata ku mavuta nkuhaye last warning. Noneho we aramwihamagarira, fata ku mavuta ngo aramwihamagarira aramubaza ati biteye isoni kuba waragiye ukavuga biriya ukameza last warning, nta na rimwe mwigeze munanuma ngo nange kuza, nta na rimwe mwigeze munumira mu biro byange kuza, nta kintu kimwe mwambajijeho ahubwo murameza last warning. Kubera ikirumva ko byamubabaje kuba baraje bakamumentioninga mu bahabwa last warning, nta kintu na kimwe bigeze bamubwira. Fata ku mavuta rero nanone kandi akomeza avuga ko kuba yaraje yabujijwe kuzambaye ibyo ashaka nabyo ari ibintu bigaragaza ko RIB ariyo iri kumugenda kurusha ngo kuba yagendwaho nabo bivuga ko bamureze. Twinjire rero mu kwiregura fata ku mavuta yaje kwitwaza ingingo zitandukanye, aho yaje guhera ko bita Habiyambere Jean Baptiste alias Bahati, aho bivuga ko uwo Bahati yatanze ikirego avuga ko fata ku mavuta yamusebeje ku mbuga nkoranyambaga kandi ari we wamwisabiye ko amuvugaho ngo yinjire mu isi y'ubusesenguzi. Hano yahagarutse urumva ko avuga ko bita Bahati, ngo uwo bita Bahati ngo nawe ngo yari ari mu bamureze, ariko Bahati we haje no kugaragara ko nyine yanditse ibisobanuro ivuga ko nta kibazo afite ahubwo abifata nkaho ari showbiz. Fata ku mavuta rero yavuze nawe hano ari kugaragara ko nta kibazo afitanye n'uwo bita Bahati, ndetse kandi avuga ko ikirego ngo bavuga ko cyatanzwe na Meddy. Hano tugatse ku kirego cya Meddy, avuga ko ikirego cyatanzwe na Meddy aho bavuga ko yavuze ko yabanye n'umukobwa babanye imyaka 2 amurikiye amaturu, kandi we avuga ko ari ubuhamya Meddy yatanze nawe yari arimo gusubiramo. Nawe avuga ko bagiranye amakimbirane, nawe avuga ko hano yagarutse no ku kibazo bavuga ko ikirego bavuga ngo yashinjijwe na Meddy bitewe nawe na video yavuze avuga ngo ku bintu bijyanye ngo nuko yavuze ngo yabanye n'umugore ngo amurya amaturu, ngo ko ntago Meddy we yigeze amurega, ahubwo kandi nafata ku mavuta asobanura ko ibyo byose yabivuze ashingiye ku buhamya uwo bita Meddy yari yatanze avuga ko yabanye n'umugore we mbere yuko bashakana, mbere ko basezerana imbere y'Imana. Reka dukomeze ibindi. Hano ahita ajya kuri Muyoboke Alex we avuga ko nubwo yamureze si ubwa mbere bagiranye ikibazo. Fata ku mavuta agaruka avuga ko mwaka 2017 yari afite ikiganiro gikomeye cyane muri showbiz kizwi cyane, ariko muri icyo kiganiro cyari kizwi nibwo yazaga Kagarama bitandukanye. Higeze kuba rero hategurwa igitaramo, mu gutegura igitaramo baza kuba bakifashishamo Charly na Nina ni abantu bamanagingagwa n'abakobwa babiri bamanagingwaga na Muyoboke, noneho bakaba bari inshuti za hafi n'uwo bita Fata ku mavuta rero ariko bavuga abakobwa beza bazi ariko aza anenga uburyo bitwaramo kuri stage, aza anenga performance zabo, avuga ati nubwo bitwara neza ariko nago stage bakora fresh, nago baperforminga neza cyane. Ibyo rero byaje kuba ngo byateza ikibazo hagati yiwe ndetse na byaje kuba byateza ikibazo hagati yiwe ndetse na Muyoboke, aho Muyoboke ngo yatangiye kujyana ikibazo na Fata ku mavuta bivuga ko bagiranye ikibazo bitewe nuko ngo yavuze n'abahanzi bavuga ngo abahanzi be nago bakora performance nziza, nago bakora stage nziza, mu gihe dusanzwe tuzi ko n'ubundi bimwe mu biranga umuhanzi agomba kwaririmba neza,
cyagiye cyakazamo na performance nziza kuri stage. Rero hano rero bamubwira ko nyine agomba kuba yagiye kurega hano twari tugarutse hano icyo gihe rero Muyoboke yaje kuba yarega afata ku mavuta ku gitangazamakuru yakoreraga, ariko mu kuza kumurega bamumenyesha ko yakagombye kuba yagiye kuri RMC. Twiteze yuko ku munsi w'ejo ku isasa bamubwira ko agomba kujya kuri RMC akajya kurega kuri RMC mu gihe afitanye n'ikibazo n'umunyamakuru, kuko uwo yavugaga ko adafite, uwo yararegeye yavugaga ko adafite uburenganzira bwo kubyinjiramo cyane, bamumenyesha ko yajya kuri RMC. Nyuma rero nibwo rero uwo bita Safi Madiba aje gushaka kwinjira mu kibazo cya Muyoboke ndetse nafata ku mavuta ngo abahuze ndetse abunge. Nuko mu gushaka kubahuza akabunga yagiye kubahuza, bagenda bahuriye ahantu ngo baganire, ariko barananiranwa kwiyunga biranga neza yaba ku ruhande rwa Muyoboke ndetse nafata ku mavuta. Ariko ikintu cyatumye ngo batiyunga ntago ari kubera bombi, ahubwo hajemo uwo bita David Bayingana niwe watumye batiyunga, nyine ngo azanyemo utuntu tw'utubazo tw'amacakubiri, birangira bagiye kubafatanya benda kurwana, ariko Safi Madiba arabakiza. Ndetse kandi hano fata ku mavuta anashimira Safi Madiba, amushimira kubwo kuba yaritanze cyane, kubwo kuba yaragerageje kuba yamufasha. Tugarutse rero fata ku mavuta rero hano n'ubundi avuga ko nanone uwo mwaka utangiye neza cyane, avuga ko yaje kuba yabona contract nziza cyane, aho yaje kuba yabona contract ngo atigeze abona kuva atangira kariyeri y'itangazamakuru. Nibwo rero yaje kuba yabona akazi ko gukora ku Isibo, mu kiganiro ku Isibo, ikiganiro ndi basanzwe bakorana na DC Kwema cyitwa Isibo Radar. Icyo kiganiro rero yaje kuba yasabwa kuba ari we umwe mu bazana abantu batandukanye, nyine ubwo urumva gushaka abo bazagikorana. Ubwo rero icyo gihe akigitangira yaje kwegera uwo bita Jado n'ubundi uhagarariye iyo TV Isibo TV ndetse na radio, aramwegera ngo baganire. Aramubwira ati nubwo nkora kano kazi ndashaka kumfasha kunyunga n'aba bantu bakurikira. Mubana musabye kumwunga nabo, yavuze ko agomba kumwunga na Muyoboke akabahuza bakaganira, ndetse akamwunga na ba The Ben ndetse n'abandi batandukanye. Ariko ku mwanya wa mbere ngo umuntu yabanje gushaka kubunga ni Muyoboke. Baragiye baricara hafi amasaha 2 cyangwa 3, ngo ni ikiganiro cy'amasaha 2 cyabereye mu muhezo, ndetse birangira biyunze. Ngo ariko twibaza impamvu ngo ikirego cyagarutsemo, icyo kirego cyagarutsemo cya Muyoboke kandi bari bariyunze. Ubwo urumva rero nabyo agenda akomeza abyibazaho. Tuhita dukomeza rero, ndetse kandi tuhite tujya kuba bita The Ben. Bivuga ko The Ben ubu ngubu ariwe ikirego cye kiri muri system, mu gihe abandi bo birego byabo bitari kugaragara muri system. Ahita avuga ko The Ben ari umwe mu bantu babanye neza cyane. Mu kwiregura bafata ku mavuta avuze ko The Ben ni umwe mu bantu babanye neza. Ubwo The Ben yajyaga muri Amerika akagaruka mu Rwanda